noneho ko mwabyutse kare byagenze utemera shange numva nabyukanye hangumva n'ukuri mwana shana ukuri waraye mu kabari sinzi rwose uyu munsi turajya iki noneho sinzi shawe ndabasanga wenda bayororanye wazanye nk'urugege mwana zana nk'uruhumbi tube twirire rwose narabyoheshere wanjye ariko rwose twayanyweye yose turayamara neza nta gice na kimwe nuko utazi igihe uje mu kanya kumusura wumva ka icyambere cyureka mbabwire hari umukobwa ugiye kuza kumusura ni mwiza wari bwabone ka kazuba ka saa yine mu gitondo uri cyopo nandi kumva uri kuravuga umeze nka shere wanjye nanjye uri kubeshya njyewe uwanjye noneho urabona ko hakundi ukwezi ko wadutangiye kurasa tutangiye kubandura nyine cyo mugaseso umva njyewe mugezeho nazangiye izuba rihari sharuka izo murage zayo turasimenyere n'ibyari isabune ugiye kuzana hanze uzi ko yutinya shere wanjye ari muri ba bantu bakureba akabi kose kakurimo ugahita wiforomata mu mutwe aho ngiye ko marira no kugeza naho sige niranga mu nanjye narareze ku rukiko kujya gushyeza mu gituza mukundana n'ibyo byose ko numva bimeze nk'ibyagera uwo mukobwa aturuka he atuye he bimeze bite umva ako tuvugisha ukuri reka tuvugisha ukuri umukobwa ukunda yitwa nde sari birenze umukobwa nkunda yitwa Shadi Ngokosha nanjye Shadi biswa bakubona tuza nanjye shere wanjye yitwa Shadia ahubwo se ibindi nasanga uri muravuga wo mu karere ka Gatsibo kandi wanjye wo mu mujyi wa Kigali njyewe wanjye ari mu ntara Nyagatare itota agarate irindi zina rye niri izina ryiwe rindi bamwita Muzi bamwita Ronera ndabyibutse ko reka bitenjya no muri Muze reba neza ahubwo umenye ifoto ye ndebe ako nka reka mubwire subuza akajya kuza hano wowe n'undi araje subuza akajya kuza aho yaraje wanjye yitwa Shadia n'uwo witwa Shadia n'uwo nese twese ni Shadia none ko kibihurira ku kibiri guhura gusa amazina nagase abantu basanga rubanda bakibwasi benshi mu gihugu shaburani nsanga rubanjye mwa jewe tubisezerana cyo tubivugana cyikare ako biri guverinoma nanjye turabipanye nsanga ruwanjye ariko nawe ni nsanga ruwanjye mva mubwire ninjye tumaranye imyaka ibiri wavuze ko jye namukunze ise wagitera inda nyina nibwo namukunze wari umuzi none se wari umuzi umva rwose njyewe isa akimara gutera inda yese amagara papa wanjye aramubwira ati nteye inda aka kana muzareranwe nimukurana ubundi hazashya ahubwo noneho njyewe wowe nimbe nawe mwamenyanye ise aribwo agiteye njye twamenyanye ise na nyina batari abana we muceceke nanjye mbabwire rero njye mbabwiye ko tumaranye imyaka ibiri icyo gihe twari twaratandukanyeho gatoya kuko papa we yari yambwiye ko azamuma neza amaze gukura ariko noneho nyina akiri umukobwa na se akiri umusore bateguye ubukwe babwira papa baramubwira ati nguwo tuzabyara mbere uwo mukobwa tuzamuha umwana wawe none rero ariko umwana akimara kuvuka bavuze n'ikintu turi none se wenda Shadia twavuze ngo mu majyepfo wewe ndamwo wambwiye ko wa Kigali we wambwiye wikayonze nje mvugo wa Nyagatare ubwo rero niba wa Nyagatare wowe ka wa Kigali tuza shashe rwageza nyisurire ariko umwana muri ibyo ariko ugizisha wasanga atari uwanjye kuko ntabwo wagira yacama nasanga ari uwanjye cyane akwere reka marutse babwire akaba yaradukinye gutyo waretse ko natwe tukamukina natwe kuko nimba nidusanga ari umwe mureke tumukina akaba yariyoberanyije se akatuyobya kubye birashoboka mwana gera ifoto ye turebe ifoto yiwe se
nanjye ndayifite oya sharika ifoto y'iki tuyibone rekaze ubundi kaje gusohoka namukanya araje amamagare ubaraje amamagare murangire neza akazasura ibyo biroroshye nta kibazo mwana reka ngende nigere mu cyumba ndabanegereje njye ndabona WhatsApp yaryoshye reka ndi muri group sawa mwana kaka group ejo bundi ashaka rakaryoshye wa mungu usirekaze uzicyana birimo uzibisegisi birimo shanye we ntabwo ubizi iphone isigaye ndisha icyana mwana sheri ni wowe wese karibu mu nzu urisanga nta kibazo reka tuze turebe ngo umusheri we da tuze turebe wabona ari wa wundi wacu reka dutegereze ndabona binjiye humva meze neza yego komanda nari umukuru nanjye n'umukobwa wawe none se ko wanya nakukwanga rega ibintu wereba dore ngo nanjye n'umukuru ese sheri kuri kwika